bari bakwiba cyangwa wari wajya muri case idasanzwe muri Kenya? Byambayeho. Byagenze gute? Nari nicaye hanze nijoro gusa ndambiwe mu nzu ndavuga reka nicare kuri balcony hanze. Yego. Hari utubotike nicara hanze ndi gucata icyo gihe nagira telefone iPhone 7. Ndacata kwa kundi nicaye ku gasima nkaka mbona umuhungu w'umusore rwose wirabura usa nabi atazanyicara iruhande. Atamwira ngo ntugire ubwoba kandi ntuhindukire kandi ntuvuge. Yego. Uceceke. Ahita kora uru ruhande nyina nyegere ko twari dufatanye gutya akuramo pistole gutya arayinyereka yanyaye atari igipupe. Nkata arambwa tuvugana inyuma yanjye hagiye kuza imodoka ya polisi ni ngiye iri gushakisha. None ngiye kwicara ndeba hano ntago bari bumenye uwo ari we. Nawe ntuhindukire ntugire indi sinyesha ukora kugira ngo batankeka. Yego. Baraza kuko nyine nanjye nihishe muri wowe barahita batambuka. Niko byagenze. Arambwa ati rero mu gihe nkiraha nyine ndashaka tuvugana nawe. Uri umukobwa mwiza nagukunze ariko ngiye bitekerezo byanjye ndavuga ngo ni telefone iragiye nta kundi. Yego. Atamwira ngo humura iyo telefone yawe sinyitwara. Yego. Imbundi kuriho. Imbunda arambwa ngo ijambo rimwe gusa ndashaka kumbera umugore. Turashize noneho kurongo imbundi kuriho. Urumva yarampropoje. Yego propoje umujura yaje gupropose kugushyira na pistol. Nandi muntu yagiye propose. Ndavuga ati yes I know. Ufite impeta uyishyiremo. Uramuzi we? Nambwiye icyo gusa ushaka ko mubera umugore. Ndaba umugore wawe kugeza isi zirangiye. Ndabyeme ati ibyo niba ubyemeye ni amahoro y'Agasani. Imodoka imaze gutambuka nawe arahaguruka aragenda. Akigenda umuhungu umwe baramubonye. Aramwagura mu ngoro n'umujura. Mutekerereza ibyabaye bamwirukaho batamwica. Yahise apfa ubu nahise mpfaka. Mana Nyagasani we ndaraye propojwe ndarampfakaye.